Hi, good fameze gute umva sorry I guess ko tutaziranye ariko ntabwo tuziranye nyine kuri TikTok mbona ntabwo bishyushye so nayifite ikibazo and I was think wamfasha nyine hari ibibazo mu nshuti wanjye nako ntabwo ari ibibazo ni ukuvuga ngo hari groupe twabonagamo na ba DJ Brian you know hari groupe nako aba Brian bafite aba family bafite and rero hari umushuti wanjye mana ni birebire mbabarumbwe nyine nimba ari ikintu ndi bumfashe mbabarira ntabwo numva ukuntu umuntu ifata agafungisha umuntu ku 300 amafaranga atanagugira iki atanagura n'ikibanza ariko umuntu akifata agafungisha umuntu kuri ubwo busa shaka gufamba baranda bizi gifasha abantu benshi pe mbabarumbwe nimba ari ikintu ndi bumfashe basi mbabarira ako mwangize urukiko mwangize urukiko so muyandi magambo aha uyu mukobwa ngo niwe uraye mabuso bamwita Sabina ariko ibere Kigali uyu Sabina ndashaka mwumve Sabina story ngo iteye iterero story umva ukuntu imeze good sound ntabwo muhaye noveni ndi mu kazi kenshi mwana yanjye kandi hano abakongomani kuko na wicaye umva wakwica ariko ndi kugerageza amana ndi gushaka gukorera ubutabera inshuti yanjye godfa ayo mafaranga ni abantu bifashe baritanga sibyo umuntu witanzemo amafaranga menshi ni umumama wo mu diaspora watanze $130 nanjye watanze $50 godfa imbere y'Imana ishobora byose Brian nani $10 bimwanditseho kandi abana arabe sibyo none ayo mafaranga ntayo yavunikiye amafaranga hano biragira umuntu yemerewe umuntu iyo ari gukusanya inkunga nose Brian niba ari amafaranga bagombaga kuyaha yo gufasha abo bana yishurira Brian yari gutanga iki n'ubundi ari we azasanga kwari none ze ko abantu mwabaye mute amafaranga n'ubundi niwe uyakira amafaranga aza ajya kwa Brian amafaranga contribution ikorerwa niyo kwa Brian kugira ngo abana baje ku ishuri we yari gutanga amafaranga y'icyanga byanshanze yakoreye ariko umwana musobanura ikibazo yahuye nacyo yanze kucyumva Godfa mpaka kugeza umwana afashe umwanzuro aravuga uti reka basi buri muntu musubiza amafaranga ku giti cye yatangiye no kuyasubiza kubera ko yaramaze kubona ukuntu ba Brian ari abanyamanyanga umwana banga kumwumva paka noneho ikintu kirenze urakizi se Brian aba Kibagabaga I guess Tesha aba Kacyiru uwo mwana w'umukobwa aba Kacyiru n'iki cyatumye barenga izo nzira zose bakajya kumufungisha Nyamirambo nuko bavuga ngo niho dufite abantu tuziranye uri kubyumva afite gutekereza ibyo bintu byose man baragenda bafata undi umwana w'umukobwa kujya kumuraza muri mabuso zino saha can you imagine man hejuru y'amafaranga niyo basi bafata groupe nkuko groupe bayishinze nka mbere bakavuga bati ko umwana tunyanganyije amafaranga kandi ari mwe yavuyemo mwaretse tukitanga andi mafaranga cyangwa bagafata umuntu no ku giti cye bakavuga ikibazo mbere ko bafungisha undi mwana ndewe nayo mafaranga nakifata nkayatanga yabasubiza sibyo ariko bakareka gufungisha umwana w'umukobwa kurara muri mabuso nkaho yaciye nk'amabere nkaho yamukoze mu mutwe akamwaka amafaranga yakoreye yarayacurangira bitwaje izina ryabo you know none ari kuza kubeshya ngo umvishwe nari kubeshya abantu ngo yageze kuri RIB ngo amusaba umwanya kandi umwana yageze kuri RIB nta n'igisobanuro na kimwe asigaje aranabwira uti basi mureke ngiye buri muntu muhereza yanabitangiye kuko hari abantu 3 maybe cyangwa 4 yasubije amafaranga yanabitangiye ariko Brian yanga kumwumva can you imagine mwana wa star n'abantu zandinde kuba umustar muri ubuzima n'amaranga mutima kandi Godfather nahuye n'ibisharira kuko nta maranga mutima afite first of all nta Brian nta mabusa agira Brian ntafunga Brian ntabwo afite gereza afungiramo abantu tugende gake wa mukobwa we urumva ukoresha amaranga mutima inzego z'u Rwanda ni inzego zikora neza kugeza ryo gufata umuntu ngo kuko zanye na Brian afunga umuntu ntabwo ibyo bikora iyi story rero ngo iteye cyangwa byagenze biti amafaranga y'abadiaspora ni mutapinge siku ni musharing story teyircha Brian warabivugaho iki Brian wa version yihe kuri iyi nkuru murahari ni muhari mukore kuri yo goro mwoka pfamwe ni muze bakubitemo ikintu bita inkuru Brian we arabivugaho iki mani mutapinge siku bataza kumanura so umva ukuntu story teye
rero mbere story ndende ariko ndagerageza kuyibaciramo. Reka twumve Brian. Ubwo twageze kuri RIB baratubwira ngo ntago araza, turamutegereza araza, babonana n'umuribu. Ubwo turangije twinjiramo, arasobanura ukuntu byagenze, ukuntu fone yapfuye, aracabitiranya ngo kandi ikindi ngo amafaranga ngo ngewe ngo harimo abantu ngo bagiye bayanyihera ngo barambwira ngo nzayakoresha ibintu byanjye muri batwasubiranyemo. Ubwo ndumirwa, ndangije umuribu aravuga ati rero zana ayo mafaranga, twebwe RIB nitwe tugomba kumenya icyo tugomba gukora, ngo ntayo nabaha ngo mutaha ba Brian, ngo ndakora icyo mu gitekerezo cyanjye ngo nkeneye, ngo icyo nkeneye ngo nuko bansubiza muri groupe, ngo bakansubiza icyubahiro cyanjye, ngo bakongera bakavuga yuko ngo ntari umujura, ngo narangiza ngo nkayasubiza buri muntu ku giti cye. Barambwira ati se hari umuntu wigeze akubwira ko ayo mafaranga yakeneye? Ngo ho yabonye nicyo cyo ashaka gukora. Umuriba atari ko byo kari ibintu byoroshye kumvikana. Ndamubwira no kejewe niba ari kugusubiza muri groupe fine, ndagusubizamo, hanyuma icyo cyubahiro cyawe dore ko abantu mukunda ibyubahiro twongere tukigarure, ariko amafaranga kuri cyo yagombaga gukora. Ngo hoya kumbi Sabine ashaka amafaranga nayo afite. Ubwo rero yakomezaga ahisha uriya mugore mubona wo hanze wo mu diaspora yanditse 125, yamwereza 133,700. Sabine ntabwo yari yishyize. Sabine ngo kuwa kabiri uriya mugore Sabine yandikiye uriya mama, nafashe umwanya ndamuhamagara ndamusobanurira, ndambwira ati igiye groupe nayiveho ko nabonaga irimo akavuyo iki, ariko ngewe nagiye kubona uriya mukobwa aranyandikiye avuga Sabine atarambwira ati ndashaka kugusubiza amafaranga. Umugore aramubwira ati sura yansubiza, nayatanze kuko ntari nyakeneye, nayatanze ibyo nagombaga kuyakoresha kuko mbona yuko nzayakubaza urayama kugira bigende bite. Umumama aramubwira ati rero niba mwasubiranyemo ayo mafaranga nyine yatanze ngo nkorere umugisha mfasha abana, nimba rero udashaka kuyabaha uzayarye, uwo ni umuvumo wawe. Sabine rero ugashaka ko amafaranga yarakoresheje iki, yarakoresheje kuri gahunda ze. Sabine ndamubwira ni Sabine, nanjye ndi umuntu ndabizi ko nshobora kugira ikibazo, nshobora kugira nyine utuntu dutuma amafaranga nyakoresha ibindi bintu, vugishwe niwe mafaranga uyafite cyangwa utayafite. Ngumva ngo amafaranga ngo ndayafite ariko ngo ndayasubiza buri umwe ku giti cyiwe. Ubwo bamama baje, harimo abamama baje babasobanurire kandi rwose ubona ko bari bakuru, baraza. Sabine kumvikana biragorana, ndangije rero ubwo baravuga ati niba rero kumvikana byanze ngo reka twebwe rero mu ntoki zacu bigende ahandi. Ngo nyine bakora statement, barangije gukora statement ndabaza se Sabine bigiye kugenda gute, ati nyine turamusigarana kuko abantu bose bazaga gutanga umwanya n'uwo mumama wo hanze twamuvugisha, aravuga ati uwo mwana ikigaragara cyo ayo mafaranga yashakaga kuyirira, ariko kandi nanjye nayatanze numva nta mutima mfite guha amafaranga umuntu atazi ko n'igikorwa kizaba ni ikibazo. Sabine tugiye gutaha mbaza uwo muribu ndamanzanise, Sabine biragenda gute? Ati nyine ubwo turamusigarana kugeza ikibazo gikemutse. Ndamubwira se nta yumvikanye ntabwo mwamureka ati ibyo n'uburenganzira bwanyu rwose, neje abahamagaye mukaza mukumvikana byarangira. Ati se mbaho umwanya mwongere muvugane ubwa nyuma. Umuribu yongera amuhamagara imbere y'umuribu, ubuze uko nabo yari ari kubabwira nabi. Muva ngo ndabizi ko ngo muziranye na ba DJ Brian, ngo kubera ngo ari abastari, ngo kuba ari umustari, ngo ndabizi ko ngo iyo mubonye umustari ngo namwe murashiduka. Ari kubwira abaribu ngo iyo mubonye namwe abastari ngo murashiduka, ngo nyine ngo mwabonye ngo ba DJ Brian ngo none ngo ntabwo mushaka kumva ibyo abandi banyarwanda ngo bavuga, ngo njye nta mafaranga mbasubiza, nzayasubiza buri muntu ku giti cye. Bakavuga ati se kubona batanze statement bose bavuga ati amafaranga ntayo bakeneye yose yafata yohereze kwa Brian cyangwa yohereze ku muntu umwe wo muri groupe, ngo yango ngiye ndagendera ku bitekerezo byanjye. Niba baravuga ati rero njye ntumbwire nabi, nakubazaga kandi bakubaza mu kinyabupfura, ariko nushaka ko biba nabi biraba nabi. Ubwo Sabine rero tugiye guhaguruka turagera tunamusaba ngo tuvugane, nuko nitwamusabaga yarakira aho ngaho ko yari ari mu kindi cyumba. Baramuzana turavuga se Sabine, kubona nyine nawe ubona ibintu bari kuvuga nawe urahanga uri kubyumva, wakoresha ibintu niba n'amafaranga nta nayo ufite ukavuga ati buriya amafaranga nayo mfite
ariko iki n'iki nayatanga sibyo. Ibyo ni ibintu bisanzwe, nta pressure umuntu yagushyiraho, twese turi abantu kandi turiho kugira ngo twumvikane, kandi ikindi ayo mafaranga umuntu aba yaratanze kubw'umutima we, nta pressure yari iri. Ngo njyewe ndakora ibyo nababwiye uko hari indi jambo nirengejeho nahagurutse ndigendera, musiga yicaranye no muri hibu, nimba rero bamugumanye, nimba yatashye ahubwo naba ngiye kubabeshya pe, ariko icyo nzi cy'ugobosha kuba bamugumanye, yafunze bro, yafunze umutwe kugeza aho ndavuga ariko se uyu mwana ubusi satani iri kumukoreramo ntabwo yumva ko ari mu makosa. Batse Sabine nageze ndavuga ni Sabine kugira impuhwe, ariko nimba uriya mugore atwereje borudero dusanga amafaranga yohereje Sabine siyo Sabine yanditse. Sabine nyine ukabona ari kurya indimi yabuze icyo avuga. Shambona rero ari gufunga umutwe nyine ndavuga Sabine sinakwangaga, reka ubwo nitahire kuva mu gitondo kugera saa harya naje muri plastic saa munani. Uri kumva tukicaranye na Sabine turi kumwenyega, Sabine yakaniye ngumva ngo nuko muri abastari, ariko ibyo ndavuga si kibazo uko turi abastari, ikiwe kumeze kucimeze umuntu ufite ishyari ngo yangwa ari abastari ngo mwiyemera ngo mukumva ko nawundi muntu ufite ijambo. Ndavuga iby'ubustari ntabwo ari byo biri hano, turi kuri case y'amafaranga n'igikorwa yagombaga gukora. Sabine rero ahubwo mumenyere nimba yimo mubimenyere, ntabwo mbizi neza, gusa ngiye bambwiye ngo dosiye yacu bazashyikiriza umuntu umushinjacyaha rero umushinjacyaha w'ibyo bintu nk'ibi kuwa gatatu aba aribwo tuzasubirayo. Kandi nanjye kubera ukuntu Sabine ari gukomeza kumvuna, nanjye rwose nigera y'umugenzacyaha abagomba amatransport nkoresha, umwanya nataye abana batari kujya ku ishuri. Sabine rero yakomeje gufunga umutwe cyane, azi yuko nyine hari wenda ari ibintu byoroheje, ariko uwo muntu wari kuvuga ngo gufungisha umuntu zinamufungisha ngo bimaririye ibihumbi 300, ibihumbi 300, rimwe kabiri gatatu, ibihumbi 300, ibihumbi 300 nabafata nkanahereza n'umuntu nkamubwira nigenda uzahora unyibuka. Amafaranga nanjye nasaba umuntu akayama, ariko bro hari igihe umuntu agufungana umutwe ukavuga se uri kubona ko nanjye ndi umuntu mugenzi we cyangwa abaribu bo noneho yababwiraga nabi. Ngumva ngo mbere yuko mwabaribu ngo namwe muri abanyarwanda ngo ntabwo mwapfa ngo kundenganya. Ikindi ngo Brian ngo yaravuze ngo hano ahafite inshuti, ibyo bintu naravuze nyimirambo ashobora kuba mfite n'abantu banyakiriye none mbabwiza uko sina n'abantu ntabwo nzi, ariko ukuntu yababwiraga bro utamufunga no kubanza canga mukisha abantu canga atuze, nubwo ngewe yabarejo n'abashaka kuzajya kumusoroza njye nubwo yabejo nubwo yabaryara akampamagara akambwira ati dusolvinge ikibazo fine, ariko igihe gikomeje gufunga umutwe bira biva hariya bikagera mu bugenzacyaha n'inote yijarira kujya reka kumanura amageragere. Ureka ibyo ngibyo bindi muri kuza mwivugisha hano muri groupe constitution, ubuzeme bw'amafaranga yanyu bafite ubu wayagusubiza wabura ikintu na kimwe yakoresha. Aha, murabyumvishe? Njyewe rero nkimara kumva izi verisiyo, nkimara kumva ibya amarira y'uyu mukobwa, uyu nguyu nyiri gutanga, uyu nguyu waje atabaza watanze 50,000, urumva byase Sabina uyu nguyu niwe wakorektingaga amafaranga yo muri groupe ngaya, amafaranga yo muri groupe mwabonye. So Sabina niwe wayafataga. Sabina kimara gufata ifaranga mwana aragenda rikenyereraho. So reka mabwira ikintu kimwe rero, ntabwo nje mu kubibona cyangwa nuko nabibonye, first of all ijambo ngiye nshaka kugira ngo abantu bavane mu mutwe, ntabwo uyu hejuru we Sabina niwe wafashe amafaranga. So ntabwo ukuntu ibintu biri, ntabwo umuntu afungisha undi, ntabwo mu Rwanda, ntabwo turi muri Kongo, ntabwo turi Burundi muri documentation, ntabwo turi muri hari ibihugu umuntu ashobora kugenda agafungisha undi. No, ntabwo buri afite capacity yo gufungisha umuntu amutwara Nyamirambo. Byaterwa n'uwakiriye ikirego cyangwa na station yari disponible wenda yakiriye ikirego. Ariko ngiye nyimara kumva ibintu nkuko mubyumvishe, mwe murabyumva mute? So ntabwo ntekereza ko nta muntu ufungisha undi, nta muntu ufungisha undi. Ngiye niko bitekereza. Reka nunguye nguye sasa rero Godfrey, I'm sorry nari mpoze, ariko ubu ndahugutse. So ikintu nshaka kubwira Sheri, abantu bo muri iki gihe cyangwa abantu muri iyi mihanda nyine bitwaza ko bazwi. Mwana uri umuntu mukuru sibyo? Tekereza kuba umuntu atuye Kacyiru undi atuye Kimihurura hehe abandi bafaga, ariko mukarenga izo station zose
paka mukajya Nyamirambo. Can you imagine? Wa mukobwa we uri gushaka kugumura ntabwo ahantu ikirego cyatanga none se bamutwaye mu kindi gihugu agiye kumurega mu kindi gihugu. So ibi ngibi ngemwe nkuko mubyumvishe muri kumva rata hano ikibazo ntabwo ari aho yafungiwe. Ikibazo reka biterwa n'ahakorewe icyaha kintu mutamenya wasanga biterwa n'ahantu icyaha cyakorewe. So ndashaka kubaza ahanga reka muhamagare mwumve. Halo? Bite? Hello? Wenda kumva bite byawe? None ikibazo naho yafungiwe cyangwa ikibazo n'amakosa yakoze? Ikibazo naho yafungiwe cyangwa ikibazo n'amakosa yakoze? Oya, ikibazo bureka mubwire ngo tufata buri muntu arakosa yanjye sibyo? Gufada nawe uri umuntu ejo cyangwa se undi wawe. Na enda nkoseke njyewe ntabwo nkosa. Ikibazo rero cyo ndi kumva. Yego. Ntabwo ndi kumva ukuntu abantu barinda station zirenga enye. Umva nkubwire. Bakavuga ngo reka tujya kuri station y'Nyamirambo. Reka gukoresha amarangamutima. Siko bimeze. Ari Brian duhurira mu kabari ari uwo mwana w'umukobwa nawe. Ese muhurira mu kabari. Umva nkubwire sibyo? First of all, ngewe ikintu gihambaye nagukorera kese yamaze kugera mu nzego z'umutekano za RIB sibyo? Niba wumva hari bitagenda ngo haye nimero ya Murangira ni umuvugizi w'urwego rwa RIB na gwa nimero speaker person ubahamagare ubibabwire. Ariko ntabwo Godfather nyenye avuga ku cyo ngo niba nuje gukurikira wowe ukumva wuzuye amarangamutima ugerageze kunyumva. Urakoresha amarangamutima ntabwo ariko bikora. First of all, ntabwo Brian afite capacity yo gufungisha umuntu. Nta n'undi muntu muri uru Rwanda ufite capacity n'ubushobozi bwo gufungisha umuntu. Bivuze ngo iyo bamuhamagaye hariya hari impamvu zatumye RIB isigana uriya muntu nuko hari ibi byamufataga. Byumvikane. Uretse gato. Urabisobanura kandi nkubwira urabisobanura nta kibazo. Kandi ndakubwira ngo ugerageze kunyumva. Ni ukuvuga ngo ntukoresha amarangamutima kugira ngo RIB ihamagara abantu babicaze bisobanura basigarane umwe nuko uwo muntu afite ibyo ibyaha bimuhama. Ntabwo ndi Kigali pe. Ariko iyo mba ndi Kigali nkakoresha amarangamutima ibihumbi 300 cy'amafaranga mba nagiye kuri RIB nkayasanga bakamufunga umwana. Ntabwo ikibazo ari amafaranga. Muri izi kese ntabwo ikibazo kiba kikiri amafaranga. Iyo hajemo uburiganya hakaza nk'ibigize ibyaha hakazamo uburiganya ibi ngibi RIB iragusigarana. Kigaragaza ko baburiyane batari abariganya gute se kandi okay ngaho nsobanurira amafaranga yari ayiki. Reka nkubwire ikintu cyabayeho. Yego. Tujya muri groupe bwa mbere nta nubwo wigeze umbwira amazina yawe witwa nde? Ntabwo wigeze umbwira n'amazina yawe. Nitwa Kevin. Kevin utuye he? Uri kumva? Uri he Kevin? Ndewe tujya muri groupe bwa mbere. Uri he utuye he? Ntabwo ndi muri Kigali bati. Okay, komeza. Wisara none ndikukubwira none ntabwo ngiye gukoresha amarangamutima. Ibintu urumva niba habayeho kurengana k'uwo mwana agomba kurengana. Okay, nakumva nguteza amatwi. Yego. Ngerageza rero wanze mbisobanura nshaka kuguha and then ubone kumbraining. Nanjye mbikari ubugoryi nimero zawe nazata abantu batatu. Iyo mba mbikari ubugoryi ntabwo mba nasabye nimero yawe ngo kubwira gusa sibyo? Okay. You have to understand me, okay? Ndakumva. Godfather, ndewe nagiye muri iriya groupe inshuro ya mbere. Nkora left nyivamo. The guy arongera aransaba kugaruka muri groupe. The groupe nyigarukamo. Dushaka kugura umuntu utagira telefone. Uri kubyumva? Kugira ngo bagure telefone ndewe Kevin. Uyumve muri kuvugana. Ni ndenge nyine buri muntu yisanuka 500 ni ndenge nyine wisanzumbe 30 muri groupe. Yego. Mani wisanzumbe 30 muri groupe. Amafaranga nda ahangaha ndayifite. Nakubazaga mbere yuko ukoresha amarangamutima tuganire nk'abantu bakuru sibyo? Yego. Ahangaha ntuze yari yandi aba bana n'abandi
aba bana ba Brian abazanye uyu munsi cyangwa basanzweho? None se okay go can I ask you uretse gato tugende gato ibyo ndi kukubwira ugerageze ubyumve nawe nk'umuntu. Ntabwo Brian aba bana Brian asanzwe bafite uyu mukobwa asanzwe bafite network azi Kevin ufite network mbi tugende gato yamwumve nk'abantu mwe. Ni ukuvuga ngo ahangaha uyu nguyu kuba Brian yaramufashe akamushinga amafaranga bari gufata ayo mafaranga iyo fundraising, uyu nguyu aramushyiraho condition zo kumubaza abana ziki ko avuga ko atayariye kuki bageze kuri ribu bakamusaba kuyatanga ntayatange. This is bullshit. Iki gikobwa nafata amafaranga ayatange, urimo kumva, nawe gushyiraho condition je niko ndi kubyumva, nawe gushyiraho condition ntabwo izi condition ntabwo zumvikana. Ikindi ntabwo nta muntu ufungisha undi mu Rwanda, ntabwo u Rwanda rw'umuntu wari umuntu ufungisha undi. Ibyo byari byo muri antiquity, ntabwo bibaho. Umva Kevin ufite network ambisheri, icyo nakubwiraga ni iki ngiki siko bimeze. First of all ndashaka kugira ngo umanze ugwivane mu mutwe ko Brian afite capacity yo gufungisha umuntu. Ntabwo ibyo bibaho, nta muntu ufungisha undi mu Rwanda, ntabwo bibaho. Ntabwo u Rwanda rw'uyu munsi nawe urubamo cyangwa urahazi, ntabwo bibaho. Ntabwo umuntu yagenda n'uwo muri ntibishoboka, aragenda akora statement. Kandi tugaruke noneho gatoya Brian, uretse gato nyumve, ntabwo ari bishoboka ko umwana bamufungura agatanga amafaranga. manza wumve ntabwo inzego zigendera ku marangamutima. Iyo bagiye baragakora statement, urimo kunyumva ubaye iki? Fuck sorry fuck tena. So iyo umwana iyo inzego zibageza barakora investigation bagasanga yakoze ibigize ibyaha, urimo kumva harimo uburiganya, baba bamubitseho gato, niko bigenda. Hanyuma uravuga ngo Brian yaramukekeye ngo amafaranga yarariye. Kubera iki bigira naho bigera muri libre? Niba numvishe VN, niba numvishe audio ya Brian aravuga ati kuki libre yanamwinginze tanga amafaranga, nurangiza gutanga amafaranga yahereze nyiri gikorwa ni Brian yamuhereze tukuri ku rugende kubera ko atayatanze. Godhouse ikintu cyabayeho njyewe groupe narayivuyemo, iyo nza kuba nyirimo aka kanya ntabwo biba byageze aha hose. Ariko njyewe uko abandi bantu okay nagerageza wenda kuguha ama audio abandi bashiti bampaye bo muri iyo groupe yirimo wenda kugeza uyu munsi wa none njyewe nasabye ukushitanye ndamubwira ati umva mbabarira wongere nsubize muri groupe ngira ikintu mvugisha Brian. Namaza Brian ni ubwa mbere waba uhombye mu buzima ku buryo ufungisha umuntu hejuru y'ibihumbi 300. Ariko se ndakubaza uretse gato ndakubaza njya nkora fundraising, tugerageze babarire njye nkora fundraising hano abantu bagakolectinga amafaranga agakora ibikorwa. Gufasha ni ikintu kimwe, urimo kunyumva? Ariko no kumenya no gukurikirana ubwo bufasha ko bwageze amahoro ni ikindi. Unyumve neza cyane. Sure. Abo bantu batanga ayo mafaranga kuri abo bana bayatanga ko bizeye nyiri gutangiza icyo gikorwa cy'amafaranga cyata. Uretse gato manzi unyumve my dear. Icyo gikorwa cyatangijwe nande? Na Brian. Urakoze cyane, niwe nyiri gikorwa. Niwe nyiri bana. Siko bimeze? Bivuze ngo yafashe Sabine nkuko ari kugufata cyangwa agafata Godfather cyangwa agafata undi. Akaba ari washinga gukoresha amafaranga. Sabine ubwo yari yifashe ku giti cye aravuga ngo reka dukora ibintu kuko n'igikorwa cya mbere twakoze Brian ntiyaranabizi. We ubwo yaraje muri group asanga amafaranga twasoje kuyatanga twayahaye Sabine baragenda bagura jita after telefone nako nango mbizi niba barayimuguriye. Ese kamaze ikintu kimwe uretse gato amafaranga nayo ukora igikorwa abo bana bari ku izina bari ku mutwe wandi wa Brian ni ubitaho. Amafaranga agomba guhabwa Brian agakomeza kwita ko bana nko asanzwe bitaho. Icyo kirumvikana. Manza wumve. Hanyuma uyu nguyu niba amafaranga yazanye iyo initiative kugira ngo musupporting Brian kugira ngo abana bige, ntabwo ari ubwa mbere Brian abikoze, ntabwo abikore muri groupe ya WhatsApp asanzwe abikora rero bitekereza, ntabwo ari ubwa mbere byanyuze mu matwi asanzwe abikora. Reka tubyoroshye rero kuvuga ngo 300 gusa
mu itegeko iyo byamaze kugera mu itegeko hano ntabwo kiba kikiri icyaha cy'umubare w'amafaranga, hazamo uburiganya no kurya ibyundi ukoresheje uburiganya mu mu itegeko rirengera abanyarwanda. So ni ukuvuga ngo iyo bimaze kugera hariya habajemo uburiganya, ariko kuko mu Rwanda dufite gahunda cyangwa habamo ribu ifite mbere yuko umuntu afungwa cyangwa ajyanwa mu bugenzacyaha no mu nkiko, hari bashyiraho bafite gahunda yo kumvikanisha abantu. Sinzi uko kubyumva. Niyo mpamvu bavuga ati muganire mu byumvikaneho n'ibyanga bibone kujya mu mategeko. Ibyo ngibyo biba mu Rwanda gusa. Nta handi. Uretse gato. Ereka ese kugira kumva ngo Brian cyane. Reka nkubwire simvugana na Brian, simvugana na Ria Shyano, ariko ntabwo nyine nkoreshwa n'amarangamutima. Unyumve. Rero nyine ntega amatwi. Uriya mwana w'umukobwa baba bamuhaye umwanya wo kwisobanura gute. Nta busobanuro buhari uretse ubusobanuro atanga n'ubuye birinda bigera muri ribu kubera kadafata amafaranga ya collectinze agakora igikorwa akahereza ngira ubwite akaya Brian akajya gufasha abo bana. Twese turi abantu inshuti yanjye, twese noneho iyo bigeze ku mafaranga umuntu akosa ku giti cye, umuntu akosa ku giti cye pe, tubyemere nanjye sinanabihakanye. N'umwana w'umukobwa afite amakosa pe, afite amakosa 100%, ariko 300,000 kuba umwana barabimuhaye aka kanya tufite nimero ya Brian umwanya nshaka kugira ahubwo ufite ikibazo na Brian, fata amafaranga muri iyo group. Uretse gato amafaranga my friend, wowe kuvuga ngo uretse gato, fata amadora, fata ibyo 300, sibyo? Uruvuga ngo 300 gusa, fata 300 uyohereza je mu gikorwa yagombaga gukora. Turi kumwe? Namara kujya mu gikorwa yagombaga gukora uvuga ati Brian uri umuhemu ngaya amafaranga ariko Brian let me give you this money nyaguhereze ariko rekuza undi mwana bikore. Ntabwo Brian ari umurekuza. How can I do? Ngiyo nimero ya Brian, reka nze ndebe niba nkifite. Uretse gato wira reka amarangamutima my dear, reka amarangamutima mfite. Nimba ari umwana mwiza, ari umuntu mwiza nkuko yirirwa biririmba, niki gituma adashobora no kunyumva basi ngo ngiye mvugane nawe DJ Brian. Uretse gato ngiyo nimero ya DJ Brian, ohereza aho ayo mafaranga. Nicyo gikorwa cy'ubutwaro urabukoze, ohereza ayo mafaranga, nurangiza uvuga ati amafaranga aratanzwe, uyu nguyu wayariye arekurwe. Ntabwo hari ikintu utari kumva. Ni ukuvuga ngo 300,000 bishobora kuba inkuru nkuko biri kuba inkuru nonaha bigahita bifungira programme y'abantu bafashaga bano bana. Yayibrotse kuri WhatsApp, ntabwo yayibrotse kuri mobile money mwoherereza ayo mafaranga. Uhita umare receipt mu gitondo umukobwa avemo. Naho ibingibi kandi ntiwongere kuvuga ngo Brian wa murekure, ntabwo ari Brian umufunze. Umuntu afunzwe n'inzego. Ntabwo ndi no Sabi nani Kevin mpamvu mbana kuvugishije, niyo mpamvu mbana kubwira ibintu byose ntukazajye ushyigikira amafuti. Niyo byaba miliyoni ntabwo ushobora kwemera ko umwana w'umukobwa arara muri gereza 1000. Let me give her iyo tukubita receipt yohereze umpe receipt. Uretse gato nuko uri gukoresha amarangamutima, ariko uri kubikora turi kuvugana turangiza ibintu biri mu nzira. Imana ifashe kukiyame mwereke irayakwibira ikisi kandi uyafite hariya yawe. Byorere mbikoresho nari uri mwiza, wambaye agafoto kawe nkareba niba Roza bayifite 1000. Imana ifashe kukinene ngo gusa mwereke urumva hano hari ikintu. Uyu nguyu Sabine ayo mafaranga ari kuryama hakanga kuyarekura, naye yayarekuye akayatanga bikava mu nzira. Ntayafite wese ntumva ko ntayafite. Yari amafaranga ataraye kubera iki se? Yego kwako Godfabio yari none uretse gato umuntu yafashe amafaranga, urumva ko yateguye igikorwa, niba ari wazanye initiative yagiteguye abizi neza ko azayarya. Umuntu arajya muri programme y'umuntu ufasha abantu, agafata abana akajya kubihisha inyuma amafaranga bakayakolektinga, yarangiza akayarya ukabiri kumuvugira. Yamaze kugerayo Kevin nize kuteye neza, nsanzwe udateye neza n'amagambo uri kumvugisha twaguruka. Ntacyo mfataho. Urabeshya. Abana. Urumva kubera iki atagiye kubikora, batakoze initiative yakaza kwisha ku bana ba Brian. Yaje mu muhanda akajya kwa collectinga mu buryo bwe. Neza afasha abana 170 bangahe
guharira ibintu amafaranga atavunikiye, amafaranga yavuye mu bantu, amafaranga yatoraguye n'ibintu byadanje kubyafungisha umuntu. Wayohereje? Ndi kubikora buretse gato. Ibintu biba byoroshye ntabwo ntiduhari intambara mu bintu bitari. Nta kintu cyoroshye mwaha, abantu bakagira bitwaza izina byabo ngo bigire. Nta zina Brian afite ryagiye gufungisha umuntu. Uyu mukobwa Sabira uretse gato ndakubaza. Reka nkubaze. Ingegera ngo nukubera ko muziranye. Ndikukubaza. Niki cyatumye barenga Sabira kabaganya nimbari hehe bakarenga Kacyiru ho kudore kari ho bose batuye bakajya Nyamirambo. Nyamirambo no hari polisi nziza se. Hari ikintu aho ngaho nibyo ntari kwemeranya nawe rero ntabwo mu Rwanda ibyo bibaho. Ndabona bitari no gukunda buretse pe. Nkuretse? Yego. Unyoreza ifoto yawe ndebe niba iri mwiza. Kadafana ntabwo njya ry'imboga. Ni izina ry'Imana uyu mukobwa. Umuntu yafashe udufaranga aradukusanya aradutamira. None ngo arafotora muziriki. Ntabwo njya ngira amaranga mutima. Brian ntacyo mpanga nawe urumva nta kintu mpanga na Brian nejo ubundi rwarancumitse urumva n'urufunga rwarancumitse ariko ntabwo njye nakwica ahangaha uyu mukobwa afite amakosa. Mwandike muri comment mubwire mwe murabyumva mute muri kumara teretana n'uretse gataho n'insangu y'ingwa ari mwiza zambi Kevin Simuzi urumva nukuri kubara cyo tuvugisha ukuri. Urese umuntu afasha abana amafaranga aragira arayabaza arayarya. Mwe murabyumva murasiyana n'ibyo ko namakosa. Ati no c'est vrai aya namaranga mutima uko ndi kubyumva aya namaranga mutima c'est vrai c'est. Babi. Ibintu Brian mwumvishe nari statement ya Brian mwagize. Aho bareka mubwira abantu bagereka amaranga mutima mu bintu. Urafata abantu umuntu yafashe umuntu afata abana mu muhanda ugiye kubafata wihisha inyuma yabo ahubwo njye ndi kumva umukobwa ari kuburana ubusa nyine we ari gukoresha amarangamutima ku nshuti yiwe ariko ntabwo ari kureba ahantu ikibazo kiri nese nimba baramubikije baramuhaye bayarye 300 urimo kumva bayoherereze Brian agiye gukora ibikorwa by'abana barangiza bamuri kuratahe. Brian sarafunga Brian afite ngo yari afite n'ikiburi ari kubwira RIB nabi kandi afite n'amakosa uwo nawe ari kumuvugira namwishyurire urumva so ngayo guko